Ahangaha barimo barategura ubukwe kurusha uko bategura urugo, ugasanga ubukwe bugize agaciro ka miliyoni 6, urugo ruhagaze agaciro hafi ya ntako. Basuhuziro tubabwira tuti mugubwe neza igitondo cy'inzobe, amanywa y'uruyenzi cyangwa se uko nabivuga kose kizima nuko twumvikana. Iki ni ikinyarwanda tuzatuvugamo, ni ikiganiro kigiye kujya kibanda ku bintu bitandukanye, bya ibisubizo cyangwa se ibibazo hirya no hino. Ngewe ndi byakumuka ndi kumwe na Claire. Yes, Claire rero turi kumwe. Claire kumbona se nta murare nta byishimo. Murari rahari. Niba ufite ibibazo ubivuge duhere ku byawe. Nta bibazo bihari, gusa nuko nibwo tukigera hano n'umunaniro. Kanya nituruhuka byagenda neza. Kuko ndagira ngo mu buryo turi buze kuganiramo uze kugenda ukubita inseko kugira ngo uryohereze abakureba. Yes, ubwo no kuvuga ngo akenshi uko abantu bakureba ni nako bakira ibintu. Kare rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugira topic zitandukanye, rimwe na rimwe tugira n'abatumirwa batandukanye. Hirya no hino ibintu byacitse, ibintu byamaze gutuga ikamba, ingo zirimo zirarimbuka umusubirizo nk'uko mubibona. Sinzi niba ababijyamo ari bo benshi kurusha ababivamo. Kare ikigereranyo cyo giteye gite? Birangana kuri ubu. Ababivamo n'ababijyamo birangana. Ese Kare ubona ari ukubigumamo bikubabaje no kubivamo ukigendera ugatuza ikiza n'iki? Ntabwo ikiza ari uguhunga ikibazo. Ahubwo ikibazo uhangana nacyo ugashaka kugikemura. Ahubwo se kucyumva waba mu kibazo? Ikibazo ubundi icyambere ugomba kumva ko ikibazo kitakurusha imbaraga. Byanga bikunda twebwe umuntu Imana yaraturemye duha ububasha bwose bwo gutegeka ibintu byose biri ku isi. Ni ukuvuga rero ibibazo nta kibazo na kimwe gishobora kuza ngo unanirwe kugikemura. Karere mpamvu tutari uzi kumvikana, nge nawe turashakanye n'undi musaza wanjye, muri mushiki wanjye sindi musaza wawe, nta sano nimwe tugirana. Uko byagenda kose turategura ubukwe, tuzahera mu guteretana, duce mu rukiko, tujye ku murenge, tujye mu kiliziya, dusoreze ku buriri. Siko bigenda se? Siko bitangira, siko bihera. Turage rero birakunze ku uwo munsi wa mbere, byose biremeye, biratunganye, bigenze neza, ariko ejo bitangiye kwanga. Kuki nkomeza kukwizirikaho? Ubundi cyambere kinakomeye, isezerano ko waragiranye n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, waramusezeranyije ko mu makuba, mu byishimo, mu byiza n'ibibi ntazigera umwanga cyangwa se ngo umusige cyangwa ngo umukorere. Tekereza rero ko iryo sezerano ari ryo byashingiyeho bikanubaka n'urugo. Uti tuzabana mu byiza no mu bibi. Umwe bamukatiye imyaka 7, umwe ntiyagombye gukora 3 n'igice, undi agakora 3 n'igice. Kare ibyo nanone twaba dutandukiriye gute se? Kandi Bibiliya bivuga ko tuzabana mu bibi n'ibyiza. Ibyo Bibiliya ivuga ni umubano tubyaye cyangwa tutabyaye. Kare reka nkubaze ikintu kimwe. Ubu tuvugana ngiye nawe turasezeranye imbere y'amategeko, biremejwe, Imana ibahaye umugisha, turatashye, tugeze mu rugo. Kare kubyara biranze, tugiye kwa muganga. Kare bamubwiye ko bambwiye ko ntabyara, Kare byara. Kubera iki nkomeza kubana nawe kandi nta n'umusaruro nzagutega? Kubera rya sezerano warankunze, unkunda ari njyewe Kare. Ntabwo wigeze unkunda mfite umwana runaka ngo nitubana uwo mwana niwe wakunze njyewe ubwanjye. Njyewe ntaho nagiye, nubwo ntabashije kubyara ariko njye ndahari, ntaho nagiye. Wakomeza ukankunda kubera na rya sezerano wampaye. Hanze ahangaha barimo barategura ubukwe kurusha uko bategura urugo, ugasanga ubukwe bugize agaciro ka miliyoni 6, urugo ruhagaze agaciro hafi ya ntako. Kuko burya urugo ntabwo ari ibirwinjiyemo, urugo naba rurimo, niko mbitekereza. Kerere kugera kuri no saha urajya kubona ukabona umuntu akoze ubukwe bwa budget ya miliyoni 6, ubukwe bukarangira ari mu madene, bamwishyuza sare, bamwishyuza ba MC, bamwishyuza cameraman, buri wese bamuriho. Kuki mutakora ubukwe bw'ibihumbi 100 ngo muzigame miliyoni 5,900?
icyo ni ikibazo nanjye ntekereza ko kitanoroshye. Ni ikibazo gikomeye kuko nk'urubyiruko rwinshi kuri iki gihe rwumva ko ubukwe ari imikino, ubukwe ari ugutwika mu ngo z'ab'iki gihe. haranashya ariko akumva ko bwa mariage ari ya kanzu yambaye, ari ba bantu ari za gato bakase n'amashampanye, ariko ntabwo ariko bimeze. Urugo mariage ubundi niyo tangiro y'ubuzima burebure urugo ugiye kubaka. Abenshi rero urubyiruko rw'ubu rwumva ko kubaka urugo birangire kuri ya mariage, kuri ya kanzu y'uko yambaye, kuri ya sinya yasinye ku murenge, kuri rya sezerano bagiranye imbere y'Imana. Akumva ko birangiye, akumva ko ageze mu rugo nyine yashyikiriye, ari nacyo ahanini kirimo gutuma ingo nyinshi zisenyuka kuri iki gihe. Bakre utararengaho amwe mu masezerano tugira, yaba yanditse cyangwa se ayo tubwirwa n'abapadiri cyangwa n'abapasiteri, ntiyaba ari amwe mu masezerano arimo uburyarya. Kuko nk'urugero rutari kure, usezeranye n'umuntu bakumvishije ko ari ijoro rito. Mu ijuru hari umuntu uzavamo agiye gusambana, mu ijuru hari uzavamo agiye gusoma akabyeri. Biriya bintu si imvugo z'uburyarya, ahubwo ngewe ku bwanjye nakabaye mvuga nti urugo ni umuriro utazima mugiye guhangana nawe. C'est tout. Niba se mu ijuru tuzabaho nk'urugo, iryo juru twaba dushaka ibyiki, twaba turi guharanira kuryamo ngo ridufashe. Ntabwo bavuze ko ari ijuru, bavuze ko urugo ni ijuru rito. Ni ibintu bibiri bagereranyije, ariko ntabwo ari ibintu bibiri bafashe babyazamo kimwe. Bavuze ko urugo ni ijuru rito, ni ikigereranyo. Ntabwo banzuye ko ari ijuru. Ese ubundi babwiwe n'iki ko urugo ari nk'ijuru rito? Ko muri bo nta wagiye ngo amenye ibiberayo, agaruke agire iyo creativity, avuga ati ndashaka ko abo mwese bamera nk'abo mu ijuru. No, ariko twese twasomye ibitabo, ijuru turarizi, twizera Imana kandi twizera Imana ko ibaho. Byanga bikunda twizera ko mu ijuru ari ahantu heza. Ntekereza ko impamvu bafata mariage bakayigeranya bavuga ko ari ijuru rito, uzarebe ikundana n'umuntu, mukundana bya nyabyo umukunda, uzarebe iyo yagusuye cyangwa iyo wamusuye, iyo mutandukana usigara wiyumva ubabaye. Ariko cya gihe yari agihari, byose ibibazo byose byari byagiye, wari wishimye cyane. Niyo mpamvu rero babigereranya ko urugo ari nk'ijuru ritoya. Urugo ni ijuru rito, izo njuga nzemere.